rimwe na rimwe no kwinyarira akabikemura rwose. ariyo mpamvu babambika amarage n'amapampegisi, ibyo byose bakamwambika kubera ko bazi ko ari bubikemure. yaryamara birangiriza aho ngaho. abana barinyarira, nta kibazo afite, ashobora no kuva aha ngaha akajya kuri aritari ku ruhimbi ari kwikinira no mu nzu y'Imana aho abantu bateranye, akagenda uwajya kubona ukabona aranyaye kandi agaseka kuko ntacyo bimubwiye. no kwinyarira abana barabikunda burya, ariko hari igihe usanga afite umubyeyi agafata igiti akavuga ati nkurikije imyaka yawe ntabwo akagombye kubikinyara mu buriri, agacisha agakubita ati nukuri n'ikindi gihe. bene data, nyamara uruhinja bazimesaga bari kuvuga ati umwana nukuri iyo waranyaye, ariko hari imyaka umwana ageramo nyina cyangwa se agafata igiti agakubita. bene data, niba abana b'abantu turambirwa inkari z'abana twibyariye, Imana yo mu ijuru yinejejwe n'inkari z'abadacuka mu rusengero. urakeye umugabo ngo yaguye mu busambanyi, unongeye naguye ngo aje kwatura. nta gufata icyemezo ngo ukike kuri uwo munuko wo kwinera, ndetse ukageraho umuvugabutumwa ukajya kwigisha abantu ukirigisi, ukikituma mu myenda, ukisambana, ugitingana. niba ababyeyi barambirwa inkari bakarambirwa kumesa imyenda y'abana babyaye, Imana niyo izahora ikumesera iteka. niyo itarambiwe uyu munuko mu itorero no mu bashumba bakikinera, bamwe bakinyarira. ngo wagoye kuki udacika ku nkari ku bintu byo kwinyarira no kwinera, ugahora uboza imyenda, ugahora uboza amatera uryamaho, kurara uririmbamo ugahora hanukamo ubusambanyi hejuru yawe, itorero usengeramo hagahora hanuka ubusambanyi, itorero uyobora hagahora hanuka umwuka w'ibyaha by'urukozasoni, gukuramo amadu, ubwicanyi no kugambanirana, hagahora hanuka amoko, ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa, hagahora hanuka ubujuru, uri igisambo, uri umudiyakoni wiba amaturo, uri umuntu w'umukristo ukirijwe ari uburana imanza z'amahugurwa iby'abandi. kwambara ubusa k'umwana ntibimutera isoni, ndakurahiye. nta kibazo umwana yagira kuko yambaye ubusa, reka da, kuko batarashyikira ijambo ubusa icyo ari cyo. ariyo mpamvu ushobora kubona arwanira no kwiyambika ikabutura akicisha mu mutwe, ushobora no kubona wamwambitse ukabona bikuye amanejejwe no kwambara ubusa akagenda yiruka ari guseka kuko ni umwana. nagiye mbona abana bato cyane cyane nk'abakobwa, ikaba aribo ntangarugero, utwana tw'udukobwa duto bakatuzana nko mu materaniro, nyina yakambitse agakanzu keza. abagore bazi gushyeshyereka, ibyo bita gushyeshyereka, kubyinirira, ati mama shenge we, gikobwa we, wambaye agakanzu keza. wajya kubona ukabona umwana arazamuye, akazamura kagakanzu, tido harimo n'ikarisho, tido harimo n'ikarisho, papa yaguriye ikarisho, ati reba harimo ikarisho iriho udusharo. kubera iki? ni umwana. bene data, mwabagabo nawe wakwambara suveto migura 100, washima mu rusengero ati murebe nambaye suveto migura 500, wenda tubare iramutse ibayeho, wayerekana washyikiriye kwambara ubusa icyo ari cyo. hari ibintu tutagombye kwerekana, kugaragaza isoni z'ubwambure. bene data, mwabagore, hari ubwo wakwerekana agasutiye ati murebe ndashimira Imana ko nambaye isutiye ihenze. ibyo ni ibintu biteye isoni, ntiwabigaragaza. nubwo yabihenze ni ibanga riri imbere. hari ibintu utakwerekana biteye isoni. imyaka yawe, icyiciro ugezemo, kuba ukikigishwa kwambara, uri umubyeyi bakaba bakikwigisha kwambara, uri umukobwa ngo y'amajipo asatuye mu ngoro z'ibibuno bakikwigisha kwambara imyambarire, uri umusore bakikwigisha kuzamura imyenda gutagaragaza amasuvetoma n'amabara yazo wambaye. uri umukobwa ni ngombwa ngo tumenye ibyo wambariyeho imbere. imyaka yawe, ikigero cyawe, ukajya mu bukwe wambaye isengeri yanitse amabere n'imishanana, uri umupantekote, uri umuhanuzi wuzura umwuka wera, ngo uri marene wambaye ubusa. uri umugeni ukambara akantu gaciriye aha gusa, boshye uri uw'isi. ubundi cyarangaga umugeni, biriya byose bambara binasesuye byagaragazaga ko ari umuntu nyine utwikire kuva mu mutwe. ni gute twajya kureba isoni z'ubwambure bwawe? amabere yawe ninde uyashaka?
kuyarenga bayamenye se bitagiye. Mwene data, imyaka yawe ugezemo, waba usengera kwa padiri ntibindeba, waba uri umuprotestante, aho uri hose ni gute umusiramu akurusha kwambara? Umugore akitwikira mu musigiti utabona mu ntege ziwe, masera kwa padiri akambara ntubone mu ntege ze, ariko wowe uzura umwuka wera, wowe wumvisha ubutumwa bwiza, ni ukuri bw'ubwami bw'Imana, ukumva ijwi ry'Uwiteka ukangukira ariko ukambara. Umuntu w'umukristo ubyinijwe w'inyangamugayo no mu bukwe arifuzwa bakamushyira kuri sitoke, kuko baba bamufitiye icyizere ko atari buhemuke. Uyu mwana uteranye baramureba bakavuga ati asa na se, asa n'Imana, bamubonamo Imana. Nubwo waba utagira n'ubudiyakoni mu rusengero asiteri, bakwita amazina, uravuga amagambo ati bya bintu wavuze buryo uzi ko ari umuhanuzi, bakubonamo ishusho yo kwera, bakubonamo so wo mu ijuru. Ariko umwana wazingamye, uzacunge muzitegereze, muri abantu bakuru, nta mugabo ndabona, nta mwana ndabona, muzacunge babana bateranye, usanga bitwa ngo uwase, usa na se. Sindabona uruzingo rwitwa uwase, usa na se, ntabwo ndabibonaho. Yesu ashimwe. Kubera iki? Uwo nguwo nyina asa na nyina. Umunyarwanda aciye umugani ngo umwana mubi wese asa na nyina, asa na nyina. Bene data, umuntu ashobora kuzingama mu mwuka, nubona ijambo ry'Imana bitagufasha, no gusoma Bibiliya ubwawe bitakigufasha, nta ndirimbo ikigufasha, abantu baririmba rekata, bahanura ati ni abanyamitwe, nta kintu kigufasha mu by'inzu y'Imana, ibintu byose byarakubihiye, uzamenye ko wazingamye. Ikindi, uyu mwana w'uruzingo wizingira kuri nyina ukwihambira mu madini. Umushumba wanjye mba mu idini runaka kwa bishopu, mba muri ADEPR, udashobora guhinduka wizingira kuri nyoko gusa, ariko nta kindi kintu kiguhindura, usa na nyoko. Ntabwo usa na so, ahubwo usa na nyoko. Abo ngabo Yesu yaravuze ngo musa na so Satani, kuko warazingamye, ntugira iterambere ryo mu mwuka. Ako kari gaciyemo narindi ku bana, nkiri umwana muto natekerezaga mukora Imana yo yabyemeye birakunda, yemwe namwe ndaya musambana n'umwana iba yashatse ko wemera kusayisha, yabishatse yagufatiraho mbari nuko gusambana ntibikunda, ariko Imana itanga umudendezo inshuro nyinshi, umuntu agakora ibyo ashaka kuko nanone izi kw'imbere hariyo urubanza. Ibi ngibi by'abasore bihindura abakobwa, nabonye hano i Kigali za Nyamirambo abasore bari kwambara utujipo, hari agasore twaciyeho kambaye igitenge n'akaribaya, nuko aragahamagara, n'undi aragahamagaye ngo uraho shata, nako uraho shata, ngo karame, ayikamana yacumuje abagabo benshi, sinabyinjiramo. Bene data, n'ibyo byose wishora, yabishatse ntiwabyemera, nk'uko uhumeka mu mazuru yawe uguhaye, ibishatse wakuvamo. Ibyo byose ibyaha ugotomera nk'amazi, byabura ukajya muri bomboni ntinemere gupfa, ukajya gufata umwuka uwuhashye, ukawishyura ukamenya agaciro k'umwuka, utagira ngo abarwayi bawuhaha niko bakoze ibyaha bose. Arongera arafata mu ijosi. Bwa kabiri arongera arambwira ngo mbwira uwaguhaye uburenganzira bwo kugabura imitobe, nanjye ntimbabarira mwaza, asa n'urekuyemo gato. Arongera arafata, noneho numva ngiye guhera umwuka, ngiye gupfa neza, kandi mu bigaragara yamfataga buhoro pe, nta mbaraga namba, nuko ariko nuko yafataga mu ijosi. Arambwira ngo mbwira uwaguhaye uburenganzira bwo kugabura imitobe, nanjye ntimbabarira mwana. Arambwira arandekura, arambwira ngo Eliya yaranguriye, n'ubu turi kumwe mu ijuru, namuhebye ubugingo buhoraho. Ariko arambwira ijambo rikomeye, arambwira ngo hari ibikona, nashimye ko hari ibikona bimufasha umurimo, bimugemurira inyama n'imitsima. Arambaza ngo mbese mwana wawe ibyo bikona byabonye? Nanjye mbibonye. Irambwira ngo mu murimo wanjye nashimye kwinjiramo ibikona ngo bize bifashe ba Eliya umurimo, ariko nta bugingo biteze. Ene data hari abantu bari kuvuga Yesu, hari ababita abashumba n'abapasiteri ariko ari nk'ibisiga, hari abakirisitu banitanga ndetse insengero zikubakwa bakitanga mu mikore
ariko ari ibisiga Imana yemeye ko byinjira mu rusengero bidateza ubugingo bije gufasha abayeri y'umurimo ngo umurimo ugende neza. Wowe uri kunyumva, Uwiteka gushyigikira Imana yera yo mwijuru nizemere ko kuba igikona gifasha abayeri y'umurimo, uzabe Eliya bagufasha umurimo. None ubwitange bwose ni isengero gusa, ntabwo twakubakira abatinda abana b'imfubyi batagira aho kuba kubera ko imbaraga zaramenaguritse. Ariko kera hari igihe bagicishagamo itorero rikishyira hamwe by'abana paruwasi hakaba igiterane kigasiga cyubakiye umupfakazi, kigasiga yihannye abantu benshi bakamenya Kristo bakava mu byaha. Imbaraga zitaramenagurika. Sinjya kubabeshya nimwumva avuga abapasiteri n'abashumba badufite ibihamya byinshi n'abaduhamagara barira bagiye babyarana n'izo ngirwa ngo ni abapasiteri, uretse ko si abapasiteri, ni ugusebya abapasiteri. Hari abapasiteri bazima b'inyangamugayo, hari abashumba bakijijwe, ariko hari n'amabandi abihishemo inkozi z'ibibi, ugasanga nubwo ari umushumba ariko ni ibandi ni isarigoma kirasambana. Icyo ngicyo gusa umushumba ni isarigoma. Reka bose mujye murakarira rimwe kubera ko na Yesu yabwiye abafarisayo ngo mwanzoka z'indirimwe. Yohana umubatiza nawe aravuga ngo mwabana b'ishiramwe, nuko yabonaga ari abana b'ishire. Burya umuntu w'umutambyi, umukozi w'Imana utinyuka gusambanya abayoboye arenze n'ishiri, urwo ni uruziramire. Uwo ntabwo ari umukozi w'Imana, mbe kubeshyera Imana. Uw'Imana ntiyigeze imumenya. Abo ni abakozi ba Satani. Ubwiza ukuri havumwe uwiringiye isaha amazu meza n'ibindi, ahubwo hepfo havuze ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka. Umva nawe waba ugenda nka Mefibosheti, ugenda amaguru agenda ukuntu, nawe umuntu wawe umeze uko ntiwengamye wenda amaso areba iriya, ariko ufite ingingo ikurengera. Uwo muntu azamera nk'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu mugezi, naho amapfa yacanye ntabwo kizuba. Umusore washoreye muri Kristo amapfa yacanye, ibigaragazo byabaye byinshi. Ntabwo yashukwa na shugamami ngo yiyahuze umukecuru inkecuru. Ntabwo umukobwa wahuye n'amapfa kuko ubuzima bwanze, wenda ari imfubyi cyangwa imiryango yaramutaye, byamutera kujya mu buraya. Iyo yashoreye imizi muri Kristo aremera akihangana agapfa kigabo. Umugore washoreye imizi muri Kristo ntajya mu mapfa, arihangana. Bene ibyinshi n'umugabo washoreye imizi ntabwo akazi kaba ikibazo katuma ibibazo biteye mu rugo yata urugo, cyangwa se ngo abone abagore beza. Faranga ryaje yarashoreye muri Kristo, ikibazo cyose cyaza aba Kristo. Namuvugaho byinshi kuri iri jambo, ariko si ryo nasomye. Ntabwo wari wakumva umukobwa wasomanye w'umupantekote nk'ibyabagaho. Ntiwari wareba mu ntege z'umukobwa w'umurokore, niba ari ikintu cyakomeraga. Abagabo benshi murabizi b'abarokore bakuze, gutereka umukobwa w'umurokore byari bikomeye. Ibi ngibi mugenda uhita ukora no kwibera, ibyo ntibyabagaho, byitwaga kirazira. Ntabwo wari uwo muvogera, ntibyabagaho. Ariko iyi minsi ya none we, imbaraga zamenaguritse, ukora kwibera agaseka kandi ari umuririmbyi uteka ibisirizwe. Yewe kandi sohoka wakubita urushyi ku mabuno wagira ngo nagahene bumva ko inyama zirimo. Ye baba we, ni ukuri nta no kukubwira ati mu izina rya Yesu reka da ibisirizwe. Ariko yewe si uri mu biki ntabwo ari ukumva umucuranzi wakoze imbaraga zitaramenagurika. Korari yarasohokaga ugasanga niba ari abasore bararwanira ingoma, bararwanira amapenda, abakobwa bose bafite ishyaka ry'inzu y'Imana. Inzu y'Imana barayitegura, ariko iyi minsi insengero kuzikubura zisigaye zikuburwa n'abakecuru. Abakecuru kukuri ngo bakubura isengero, inkumi reka data bize gutereka inzara barazisongora. Benshi zabaye ngizi ikiyoni, habe mu mujyi habe mu cyaro. Abandi babasiga aho kuzana Bibiliya mu rusengero, bamwe hari ubwo twabonana ngo tukoroboyi na twatuntu
utunapero basiga iminwa iyagirana nk'izuru ry'ingurube. Baba we, imbaraga zitarameneka ibyo ntibyabagaho. Ubwibone mu bakristo, abakorari baririmbaga bateze ibitambaro bipfutse imitwe, bazi ko bagiye gukorera Imana bakandagiye ahera, bari kurebwa n'Imana. Ariko ubu ngubu ni mu busitara badefiriza bashyiramo produwi kubera ko imbaraga zaramenetse. Basigaye bavuga ati tugomba kujya ku myako tukagaragara neza. Hari n'ikintu nakuboneye, udukobwa twiza twose utw'inzobe, icyo bita abana bahiye ibyuki, hafi aho ngaho nabo niba ujya kureba ugasanga nibo bari ku murongo w'imbere, nawe yaba atararepese yapfa kuba ari agakobwa keza. Uhengamye iminwa barebe mirari inyuma, abo babashyira ku ntebe y'inyuma, naho yagira ijwi ryiza gute ntibamushyira imbere. Cyakoze bamusangishayo mikoro ariko ntibamushyirize imbere. Kubera iki? Abenshi dusigaye tureba inyuma. Abagore buzuye ubwibone, abagore baratimye bose imbere. Ukiri kurira ntawe utari kurira. Niba abantu bari kwiga bakabona lisansi nta kazi, umuntu wicaye w'umushomeri udafite ubuzima nta kuntu atararira. Abahinzi bari kurira, barahinga. Kera abantu barahingaga imyaka ikera itagombereye imiti. None tugeze mu rwego ari ibirayi ni imiti y'inyanya byose n'ibigori n'isina ziri kurwara. Igihugu kirarira, ibintu byose biri kurira. Imana yansuye imbwira yuko n'inka mu biraro ziri kurira kuko zitakirisha ubwatsi zabonaga nk'uko zarishaga kera. Ubu nta kitarira. Nyanumva abakobwa bari kurira ngo babuze abagabo, abasore bari kwiyahura bashaka abakecuru, wenda avuga ati musange mu kazi afite kubera ko nta bushobozi bwo kubaka. Ubu ntawe utababaye, buri wese ari kurira mu rwe ruhande. Mbona n'abacuruzi b'abakira bahangayitse, abakomeye amadeni amakredi ya banki, buri wese ari kurira mu rwe ruhande. Igihugu kirarira, kibaye umuhonge, kirahonze. Isi icitse intege, ibaye umuhonge. Ese ni iki gitumye isi icika intege? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Ikaba ihonze, n'abanyatura b'isi barashobewe, birabacanze. Icya mbere Imana irabisobanuye muri iri jambo, iravuze ngo isi yahumanijwe, isi ihumanijwe n'abaturage bayo. Igitumye igihugu kirira isi gacika intege, isi ihumanijwe n'abaturage bayo. Bene data, nitwe twizaniye akaga mu isi, nta n'undi. Nitwe tuzanye ibyago n'amakuba. Ibi birwara muri kureba, iki cyorezo kiri kuza ngo ni coronavirus, kiri kuza kigahagarika indege mu birere, si cyo cyonyine. Imana yambwiye ngo biracyaza, yewe n'ubushita buraza, n'ibicuta biraza, za mugiga zigiye kuza, biracyaza. Ibi ngibi muri guhana amacesi ku maboko, ubushita buraje ku maboko, ndeba uko musuhuzanya. Yemwe isi icitse intege, ibaye umuhonge. Imana yarambwiye ngo ubwo ngo iyo mwita indwara amazina, ngo impamvu muri kwita indwara amazina muracyaziharaye, ngo hazaza izindi agiye kuza ibyorezo inyuma, ku buryo muzabura amazina. Umuntu akajya avuga ngo hadutse icyorezo kiri kwica gutya na gutya, ariko nta zina gifite. Kubera iki? Niba twari tugeze ku rwego rwo kubona ku ma YouTube, aya ma social media natwe turi gukoreraho, ukareba ukajya kubona ukabona umugabo bamusezeranije n'imbwa. Isi yahumanijwe n'abaturage bayo, ukumva abagabo basezeranye ubutinganyi. Icyaha cyarimbuje Sodomu na Gomora kera mu itangiro, kikamanura ibishyimbo by'umuriro. Bene data, bikaba biri ahantu hose babishyigikiye ndetse babyemera ko ubutinganyi bubaho. Ni gute isi itaracika intege? Mwigeze mubona ihene zitingana? Murabona intama iri kwegera y'isekurume yegera iyindi ntama y'isekurume? Niba inyamaswa zikicyubahiriza iby'Imana yaremye, zikagendera muri kondisiyo y'Imana, abantu tukaba turushwa gukiranuka n'inyamaswa, ni gute zitaracika intege akaga kakaza mu isi? Umukobwa agasama inda akayikuramo, umwana akazijugunya muri wese. Umugore n'umugabo basama bakayikuramo, bagatsindagira muri tuwarete ngo basamye batabishaka. Dogiteri akabashyigikira akabahereza imiti, ngo ni amafaranga uduhumbi tungahe tugatuma ajya kwishyiraho amaraso y'abazirane. Isi icitse intege, kandi ubwo butaka buri kumenwaho ayo maraso, ayo mapridanse ari kujanyagizwa ku butaka, kandi ubwo butaka
burongera kwera gute? Buragaragaza umwero wabwo gute? Isi icitse intege ibaye umuhonge. Niba tugeze ku rwego ababishopu abashumba bari guta abagore bashatse bagasambanira mu mabiro ku baje babasanga, ni gute isi itaracika intege? Uretse ko abo si abashumba ni amabandi, wenda ni ukuri muzanyage n'undi ntimwakundaga, ariko ndababwiza uko ayo ni amabandi ni amasarigoma. Nta mushumba muzima, umuntu uyoboye itorero uhangara agasambanya umugore w'undi mugabo. Ni gute isi itaracika intege ahubwo bakirukanga ku mafaranga? Ibaye umuhonge, irahonze. Ukiga bikugoye, amanota uri kuyasengera, ejo Imana ikaguha akazi keza. Byaba na ngombwa yareba ko unasenga ikavuga ati nimushyira no mu bucamanza azakiranura abanyantege nke, azita ku mfubyi, ntabwo azazirenganya, azamenya abapfakazi, azamenya indushyi, ugatangira ukakira ruswa. Ni gute isi itaracika intege? Byibuze urakabikora uri umupagani n'umuntu wamenye Imana. Aho usengera hose ntibindeba, kuko ku munsi w'urubanza ntabwo Imana izakoza idini wasengeragamo. Isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyacyuro b'isi barashobewe, birabacanze.